umugabo wese ahava akagera akunda ndetse abashaka wa mugore utarigeze ufata umubiri wiwe ngo awutange ku iduzeni cyangwa se ku bagabo barenze cyane umubare nawe utabasha kuba wabara. Uwo mugabo iyo abonye umugore nk'uwo cyangwa se iyo abonye umukobwa uzwi cyangwa se ufite ibyo bintu yumva neza ko ari we mugabo uri ku isi. Uwo mugore atuma wumva neza ko uri igitangaza kubera ko uba wabonye nyine ikintu utigeze ubona ahandi. Uba wumva neza ko buri kimwe cyose kirimo kiragenda mu murongo wacyo. Ibyo ngibyo bihinduka mu gihe wowe witegereje cyangwa se mu gihe ubonye ko uwo mugore atigeze aba uwo nguwo watekerezaga ko ari we. Uwo mugore uba wumva ko ari mwiza, uba wumva nta kibazo, ariko nanone iyo umaze kuba wamenya neza ko ahashize hiwe cyangwa se ibyo yakoze kera ntabwo bihuye na gatoya n'ibyo yigeze akubwira, ndakubwiza ukuri ko icyo gihe uhita uhinduka undi muntu utari we. Nta kintu kizigera kikubabaza nko kureba cyangwa se ukareba ukabona video y'umukobwa wakunze arimo aramansura yambaye ubusa cyangwa se yambaye imyenda atakabaye yambara. Icyo gihe umutwe uzameneka, igitekerezo cyangwa se icyo wumvaga cyose kizahita gihinduka ku kanya. Buriya abagabo bitewe n'ikintu bashaka ku bagore cyangwa se n'icyo babategerejeho, ashobora kuba yabibona gutyo akavuga ati okay, ntacyo bintwaye, nahashize, wenda turakomeza tubane gutya. Cyangwa se nanone bitaba ari ibyo ngibyo ukavuga ati okay, nkunda umugabo ufite experience. Umugabo cyangwa se umusore ashobora kuba yakubwira gutyo ukagira ngo ntacyo bitwaye, ariko ndagira ngo nkubwire neza ko deep down cyangwa se mu ndiba y'umutima wiwe aba yumva ababaye, kubera ko nta mugabo n'umwe nta n'umusore n'umwe uzigira wifuza cyangwa se ukunda kuba uwa nyuma ku murongo yakabaye aberaho uwa mbere. Iyo experience umugabo aba avuga ndakeka atari badge of honor cyangwa se ntabwo ari ikintu wakishimira, ntabwo ari ikintu uba waragezeho. Rero ntukabeswe n'abasore cyangwa se ngo agire umusore ukubwira icyo kintu cyemere. Icyo gihe nawe azaba afite ibindi agukurikiyeho. Wa mukobwa uzitondera umusore ukubwira ibyo. Ikintu kimwe gihe ugomba kuba wakumva, ndakeka ko nimbura umusore ntabwo ushaka kurangira nk'abo basore cyangwa se kwisanga uri kumwe n'uwo muntu, kubera ko niwisanga uri kumwe n'uwo muntu uzababara cyane. Nibyo bintu cyangwa se nibyo bihe uzaba ugize bitari byiza ndetse bitakubereye. Ikintu kimwe nakubwira, ntuzigere na rimwe wemera ko uwo musore agomba kuba yaba wowe. Ntuzigere wemera icyo kintu kuko kiri mu bintu bibabaza cyane. Tugiye kuba twarebera hamwe ibimenyetso bigeze mu 9 bikwereka ko umukobwa yabonanye n'abasore benshi cyangwa se umukobwa yaryamanye n'abasore benshi kuruta uko ubitekereza. Ikintu cya mbere cyangwa se ikimenyetso cya mbere, buriya umukobwa wese ukunda kuvuga ko yaryamanye n'abasore cyangwa se akaba akunda kuvuga ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu kanwa kiwe, uwo mukobwa ujya umutinya cyane. Nimba umukobwa akunda kuba yavuga ibyo bintu, ndakubwiza ukuri ko iyo ni red flag cyangwa se ni idarapo ritukura rikubwira ati nyamara itonde kuko ibyo urimo nawe ntabwo ubizi. Akenshi cyane rero buriya abakobwa bameze gutyo ni abakobwa nyine baba babikunda kandi bibabamo, utagira ngo ni kuri wowe babikunda gusa. Nuzajya ujya kuvuga ikintu cyangwa se n'umuzajya muhura azajya gushyiraho intoki nazimanura, hanyuma testosterone yawe izamuke uhite wibagirwa ibyo ugomba kuba wakibuka. Icyo gihe nanone azaba yamaze kumenya neza ko arizo ntege nkeya zawe, kandi arabizi kuko azaho intege nkeya z'abagabo ziva. Nimba rero akunda kuvuga ibintu bijyanye na sex cyangwa se akunda kuguhoza ibyo bintu mu kanwa kiwe, uzahita umenya neza ko iyo ni red flag cyangwa se icyo ni ikimenyetso kikwereka neza ko uwo muntu yabanye na benshi ndetse hari abo babonanye igihe kinini cyashize. Nimba wumva neza ko uzabyihanganira, go ahead. Nimba wumva neza nawe ko ufite kuba utabyihanganira, nanone uzabireke. Ushobora kububeswa n'ubwo bwiza cyangwa se iyo migaragarire nayo ubwayo ikazaba ariyo iguta mu manga utazigera wikuramo. Rero byaba byiza kwitonda ukareba iby'ingenzi cyane kuruta. Ushobora kwibaza ati niki cyanyereka ko uwo mukobwa cyangwa se umuntu turi kumwe yirukanka mu bandi bagabo? Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byoroshye cyane. Buriya ibyo ni ibintu umuntu uwo ari we wese yabona. Nimba utarabibona, nanone ubwo bizasaba ko tubikorera ikindi kiganiro. Umukobwa umeze gutyo cyangwa se umukobwa ufite iyo mico, nubimubazaho cyangwa se ukagira ikindi kintu ushaka kuba wakumva kuri ibyo bintu, azakubwira nabi cyangwa se atangire kukubwira ati ntukimwizera, akurusha umujinya, atangire kuvugira hejuru. Nubona arimo aravugira hejuru, icyo gihe nushaka uzitonde kuko ni red flag cyangwa se ni idarapo ritukura. Buriya ndakubwiza ukuri ko umukobwa cyangwa se umugore ugukunda ntabwo azigira akuzamuraho ijwi. Oya, niyumva neza hari ikintu utarimo urumva neza cyangwa se akumva ko hari indi mitekerereze urimo uragira kandi iyo mitekerereze atariyo, azashaka uburyo akulowaringa.
ushobora kuba ubeshywa n'ubwo bwiza cyangwa se iyo migaragarire nayo ubwayo ikazaba ariyo iguta mu manga utazigera wikuramo. Rero byaba byiza kwitonda ukareba iby'ingenzi cyane kuruta. Ushobora kwibaza ati niki cyanyereka ko uwo mukobwa cyangwa se uwo muntu turi kumwe yirukanka mu bandi bagabo? Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byoroshye cyane. Buriya ibyo ni ibintu umuntu uwo ari we wese yabona. Nimba utarabibona nanone ubwo bizasaba ko tubikorera ikindi kiganiro. Umukobwa umeze gutya cyangwa se umukobwa ufite iyo mico nubimubazaho cyangwa se ukagira ikindi kintu ushaka kuba wakumva ko ibyo bintu, azakubwira nabi cyangwa se atangire kukubwira ati ntukimwizera, akurusha umujinya, atangire kuvugira hejuru. Nubona arimo aravugira hejuru, icyo gihe nushaka uzitonde kuko ni red flag cyangwa se ni idarapo ritukura. Buriya ndakubwiza ukuri ko umukobwa cyangwa se umugore ugukunda ntabwo azigera akuzamuraho ijwi. Oya, niyumva neza hari ikintu utarimo urumva neza cyangwa se akumva ko hari indi mitekerereze urimo uragira kandi iyo mitekerereze atariyo, azashaka uburyo akulowaringa cyangwa se ashyira ijwi hasi kugira ngo nanone akubwire ukuri kwa nyako, ukumenye kuruta uko yazamura ijwi cyane cyangwa se akavugira hejuru. Natangira kuvugira hejuru uzamenye neza ko bishoboka ko ibyo waketse ari ukuri ndetse cyane. Buriya umukobwa cyangwa se umugore wese aba afite ubwenge, aba azi ikintu yita kuba yakontorora umugabo wese yumva neza ko ashaka, nanone akamukontorora mu buryo yumva neza ko abishakamo. Ahubwo ikibazo kiba gihari, uwo mugabo ni uwuhe? Rero nimba umugore wawe ashobora kuba yakumva neza ko akeneye undi se agiye kuba yakontorora undi mugore, akumva neza ko bimuriho kandi ari interese muri byo cyane, uzajya umenya neza ko bishoboka cyane ko bitazigera bikubera byiza, kubera ko icyo gihe ugiye kuba warwana nyine n'ikintu nawe ubwawe utazi icyo ari cyo. Umugore nakubwira ati ntabwo ukimwizera cyangwa se ukabona arimo aratera ijwi hejuru kubera ko wamubwiye ibintu nk'ibyo ngibyo, ntukajye wumva neza ko wowe ubwawe utari insecure cyangwa se udashobotse nk'uko abivuga. Ahubwo uzajya umenya neza ko we ubwe atangiye kumva neza ko bitarimo biragenda neza cyangwa se atangiye kumva icyaha kimuhama, agashaka kuzinzika cya cyaha agakoresha ijwi riri hejuru. Ikindi kintu cya gatatu, buriya red flag ya gatatu, nubona umukobwa unywa inzoga, nkaho kunywa inzoga bidahagije akaba ananywa n'itabi, ndakubwiza ukuri ko uwo nguwo biba bigoye cyane. Ati ni ukubera iki? Buriya iyo umuntu yasinze n'umugabo ari umugabo, controle iramunanira. Ntabwo mbwira neza ko umukobwa cyangwa se umugore mwiza ufite agasura azajya mu kabari ngo agasinda. Abagabo namwe muri iyi zi, niki kizakurikiraho? Uzamutahana, kandi numutahana ntabwo azagenda aryame gusa, ibizakurikiraho urabizi. Umukobwa unywa itabi cyangwa se umukobwa usinda ntukajye umwizera, kubera ko haba hari ikintu kimwe cyangwa se ikindi runaka arimo aragenda ahunga. Buriya hari ukuri kutazigera guhinduka. Umugore cyangwa se umukobwa ashobora kumva neza ko kuryamana n'abagabo benshi ari byo bisobanuye kwishyira ukizana cyangwa se freedom, ariko ndagira ngo nkubwire neza ko n'ubundi ibyo yakora byose, biological cyangwa se umutimanama we uzajya uhora iteka ryose umwibutsa ibyo bintu. Buriya birashoboka cyane ko umukobwa ashobora gukora ibintu akumva ko ari igihe cyiwe, ariko uko wumva neza ko ari igihe cyawe, ujye umenya ati hari imyaka nzageramo, umutimanama cyangwa se isi ikanyishyuza bya bindi nakoze. Umukobwa cyangwa se umugore agomba kumva neza ko kuryamana n'abagabo benshi ubwabyo byangiza imitekerereze ye n'ubuzima bwiwe. Wa mukobwa we, nimba ubyumva cyangwa se nimba wumva neza ko ari cyo kintu cy'ingenzi, ndagukomeje cyane, byaba byiza ugatangira guhindura imitekerereze, kuko iyo mitekerereze ishobora kuba ari izakwirangiriza. Buriya umukobwa unywa inzoga agasinda, uretse ibindi ibyo ari byo byose, nawe ubwe ntabwo aba yiyubaha. Nta mukobwa wiyubaha wakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Uretse no kuvuga ibyo ngibyo, kwirinda kuba yasinda cyangwa se kwirinda kujya mu kabari ngo anywe iyo nzoga asinde, nabyo ubwabyo ni ikintu kiba kimeze nk'aho ari kwirinda ko bamuprofita cyangwa se abandi bantu bamufatirana, ugasanga atangiye gukoreshwa ibintu we ku giti cyiwe adashaka cyangwa se atigeze yifuza ko byaba, ariko kubera ubusinzi cyangwa se kubera kutamenya kwikontorora, nabyo ugasanga birangiye byabaye. Ikindi kintu cya kane buriya cyangwa se red flag, idarapo ritukura. Nimba umukobwa mukundana yumva neza ko we atagupostinga ku mbuga nkoranyambaga, icyo nacyo ni ikibazo. Yego birashoboka cyane ko uwo mukobwa bishoboka ko atari ku mbuga nkoranyambaga, it's okay, aho ngaho nta kibazo. Ariko nimba ari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se akoresha social media, agomba kuba yagupostinga. Kubera iki se yumva neza ko agomba kuguhisha kandi ahora postinga ibindi bintu cyangwa se postinga abandi? Tekereza,
buriya ibanga cyangwa se ukuri guhari, uretse ko umukobwa cyangwa se umugore yaba adashaka kukwerekana cyangwa se yaba afite abandi bantu, umukobwa cyangwa se umugore nyawe aba yumva neza ko kuba afite umugabo, abandi bose bagomba kumenya neza ko afite uwo mugabo, akumva ari pride cyangwa se ari ikintu agomba kwiratira cyangwa se agomba kuratira abandi. Nimba mushobora kuba muri kumwe mugafata agaselfie cyangwa se ukabona afashe telefoni ye ari ifoto ye ari postinze ariko we ntagushyireho, ujye umenya neza ko ari ikimenyetso cyangwa se arimo arereka abakire ko ari single. Utabimenye cyangwa se utazi neza ko muri kumwe, azamwaprocinga kandi ntuzasakuze. Ikindi kintu cya gatanu, umukobwa ufite amatatuwaje menshi, uwo mukobwa ujye umwitondera cyane. Icyo aba ari ikimenyetso cyerekana neza ko nyine yaradobse cyangwa se yabonye byinshi, ndetse ibyo byinshi yabonye yarabyakiriye. Kandi buriya hari ikintu bita umuco, ntabwo buri muco wose wawadopta. Yego bimwe bishobora kuba nta kibazo kuba bamwe babikora, ariko ntabwo bivuze neza ko natwe tubikora ndetse biribuze kuba byaba byiza. Ntabwo rero uwo muntu nanone ufite kuba wamwizera 100%. Icyo gihe nyine abakweretse neza ko ari welcome cyangwa se aha ikaze buri mico yose, kubera ko niba ushobora gusanga yishizeho igishinwa, yishyizeho wenda ikiyapani, ni umunyarwanda avuka iyo ngiyo mu byaro. Ntukajya ubeshwa n'ibyo Google ikubwira cyangwa se ngo wumve ibintu nyine ngo bisi yateye imbere. Oya, jya ubanza urebe witegereze, numara kureba ukitegereza hanyuma uzajye wafata umwanzuro. Icyo mpamya neza buriya ni uko umuntu wavukiye mu muryango mu myaka yacu cyangwa se wavutse mu Rwanda, ntabwo umubyeyi we azigera amwenkurajinga gushyiraho tatuwaje. Icyo ni ikintu nakubwira kandi nawe wahagararaho. Nimba nanone ushaka umugore uzakubakira urugo cyangwa se muzabana igihe kinini, ujye witondera umukobwa ufite umubiri ariko umubiri we ukaba uvuga inkuru z'imihanda, ujye witonda cyane. Ikindi kintu cya gatandatu tugomba kwitondera, buriya nimba umukobwa afite abashuti benshi b'abagabo, ntibakakubeshye ngo umugabo yaba inshuti yawe gusa. Bitewe n'iki? Buriya umugabo wese aba inshuti n'umukobwa kubera impamvu. Nimba umugabo ntacyo mupanga, ntabwo mukora hamwe, nta kindi kibahuza nyine wabona cyakabaye kibahuza, ariko ngo muri inshuti, aho haba harimo ikindi kibazo nacyo ubwacyo ukwiye kuba wagenzura. Niwitegereza neza, abo hari igihe aba ari abasimbura bawe. Nubona rero umukobwa wawe cyangwa se umukobwa mukundana afite igishene cy'abandi basore yita inshuti ziwe, kubwije ukuri cyangwa se nkugiriye inama, aba ari cyo gihe cyanya cyo kubouncing cyangwa se cyo kuva aho ngaho ukigendera. Biragoye cyane ko umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umusore bazaba inshuti gutyo gusa nta kindi bakururane. Ibyo ntibakajye bababeshya cyane. Ese nyogokuru wawe we yari afite abo bagabo b'inshuti cyangwa se mama wawe? Ntabwo mbizi. Shyiraho akabazo nurangiza wisubize. Nimba ubyemeye nk'umusore ukumva neza ko nta kibazo kirimo, ntuzatungurwe no kubona we n'uwo musore w'inshuti yiwe barimo barareba Netflix cyangwa se barimo barareba filime bonyine ahantu hijimye bari bonyine. Nuhabasanga ntuzasakuze cyangwa se ngo uvuze induru, uzumve neza ko ari inshuti gusa. Ikindi kintu cya karindwi, buriya uzatinya umukobwa ukunda guhisha aho hashize. Buriya umukobwa nimba yararyamanye n'abasore benshi ava kuri umwe ajya ku wundi, nta na rimwe azigera yifuza ndetse yishimira kubona neza ko ahashize hiwe hari umuntu uri buze kuba wahamenya. Ahamenye hamumarira iki? Ahashize hawe iyo hadasamaje nta kindi uri buze kuba wakora, ni uguhisha aho hashize hawe, kubera ko nyine urabizi ko hadasamaje. Abakobwa rero hari igihe bivuruguta mu bintu cyangwa se bagakora ibintu, hanyuma ibyo bintu bagera mu myaka ikuze cyangwa se batangira kubona ingaruka zabyo, bakumva neza ko nyine bakoze amabara cyangwa se ari ibintu bidashimishije. Nta kindi aba agiye kuba yakora, aratangira guhisha ibyo bintu cyangwa se ahisha hashize, kubera ko ntabwo ari ikintu kinejeje nyine waratira buri muntu. Nimba umukobwa ahora iteka ryose ahindura ahashize cyangwa se akubwira byinshi cyane bitandukanye n'iby'ubuzima bwiwe, ujye umenya neza ko iyo ni clear sign cyangwa se ni ikimenyetso cya nyacyo kikwereka neza ko hari ikintu kitarimo kiragenda neza cyangwa se hari ikintu kidasobanutse. Icyo aba ari cyo gihe cyo kugira ngo wizere umutimanama wawe cyangwa se wizere ibyo utekereza. Buri muntu wese iyo atanejejwe cyangwa se iyo atakunze ejo he hashize, icyo gihe nyine uwo muntu nawe nta kindi uretse kugerageza guhisha ahashize hewe. Nimba umugore cyangwa se umukobwa aho iteka ryose akomplaininga, yita abagabo imbwa, abita amazina adakwiye kuba yakitwa abagabo, ujye umenya neza ko hari impamvu.
buriya nyine ni uko aba yaranyuze muri benshi, yamara kunyura muri benshi ugasanga bigiye kumugiraho ingaruka, kandi izo ngaruka iyo zimujeho yumva neza ko buri mugabo wese nyine ameze nk'abo yanyuzemo, kandi kubanyuramo ntabwo uwo mugabo yabigizemo uruhare. Negative view cyangwa se kugira experience mu bintu bibi tuma wowe ubwawe ubona ikintu nanone ukakibona mu isura kidakwiye kuba cyabonwamo. Rero ibyo bibazo byawe biba bitararangiye, ujye umenya neza ko wabyiteye, kandi kubyitera kwawe ugomba kuba wahangana nabyo, ibindi ukabireka. Ikintu cya 9, nimba atagira ikintu bita serious conversation cyangwa se ibiganiro biri seriye atabigira we, icyo ni ikintu ugomba kwitondera, cyangwa se ni red flag, ni idarapo ritukura. Buriya biragoye cyane ko umugabo azigera akunda umugore udafite imitekerereze y'ejo hazaza, cyangwa se ubona ko atari macuwa. Rero umuntu udashaka ibiganiro biri seriye, uwo ni muntu nyabaki. Witegereza neza aba ashaka kukujugunyira igihe. Ntuzigere rero nawe wemera kuba wagwa mu mutego w'ibyo bintu. Nimba yumva neza ko adashaka kuba seriye, mureke. Nimba ibibazo umubajije atari byo gusubiza, cyangwa se ukamubaza ibintu biri seriye akabigira joke, akabigira imikino, nushaka uzamureke kuko haba hari ikintu kitameze neza. Nimba umuntu adashaka kuganira ibiganiro biri seriye, ukumva neza icyo ashaka, arashaka ibiganiro bisekeje, nyine ibiganiro biri aho ngaho, kiraho question mark. Ubwo se koko uwo muntu nimba adashaka ibiganiro biri seriye, ubwo ntashaka ibiganiro byo kwishimisha, cyangwa se ibiganiro bitari buze kuba byakongerera agaciro. Nimba nawe umukobwa mukundana hari icyo afite mw'ibi ngibi, ureke mbimenye muri comment.